barangije barakongeza. Mu mudugudu wa Kibinyogote mu kagari ka Muharuro mu murenge wa Gashake wo mu karere ka Musanze mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ngo nibwo Nzabandeba Stephanie yatewe n'abajura bamwiba ibishyimbo byari biri mu nzu, maze abo bajura basiga banatwitse inzu ye irashya. Gusa ngo ikibabaje nuko Stephanie yagiye ku buyobozi bw'akagari ngo bumukorere raporo yibigaragaza ko yatwikiwe kugira ngo ajyane mu rukiko ababigizemo uruhare babiryozwe. Ngo Gitifu w'akagari yanze kumwandikira, ahubwo aca ruhinga nyuma yandika ibaruwa ishinjura abatwikiye uyu mubyeyi. Njye nari nabyutse njya guhinga mbahitaho kubera duturanye, noneho abasambo ubwo bahise baja mu nzu bica ingufuri iyo hanze bica n'iyo mu nzu, barangije ubwo ibishimbo barajana, ibintu byo mu nzu byose babisize mu byumba byo hepfo iyo ndyamaga, barangije barakongeza. Ubu kugeza ubu ndanyagirwa, inzu yahiye ibyumba bitatu byose, nta kintu na kimwe nasigaranye mu nzu. Tugiye kuburana mu Gakenke barambwira ngo ninje gukoresha ikayi iriho abaturage bajimije inzu n'ababibonye. Ndaza ndandikisha ku mudugudu, ngeze kwa Gitifu w'akagari aranga yanga kunsinyira. Amaze kwanga kunsinyira bisaba kugira ngo ntahe, ako bwarabirinda ukaja gushaka nyinse w'abana bandika iyindi abari yateha akasha bari yija mu rukiko. Ngeze mu rukiko barambwira ngo natsinzwe, ngo nta byabaye. Nzabandeba Stephanie imbere ya Minisitiri w'Umutekano Alfred Gasana yasabye uwayobora aka kagari ka Muharuro gusobanura impamvu yanditse raporo ihishira abatwikiye uyu mubyeyi, maze Gitifu mu gusubiza asubiza didimanga. Raporo nakoze raporo imwe nikorera ndabona Gitifu umurenge ubu ngubu Rwamagana, turayisinya ndayimuha arayijyana. Yavugaga iki? Yagaragazaga abantu bamwibye n'ibyo bamwibye nuko batwitse iyo nzu. Abo ngabo nyirizi abo nyirizina. Icyo mukecuru avuga ko atari bo wagaragajemo. Bafashe abantu babiri nibo bagaragaza aho ngaho muri uwo rugo, abahungu b'umugabo babiri nibo twafashe. Turashyikiriza inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano zirashyikiriza RIB, abantu bajya mu butabera baraburana. Baburanye uko byagenze mu rukiko ntabashoboye kubikurikirana kuko umuntu namaze kubikurikirana mu kandi kagari. Iki ni ikibazo buri muyobozi wese ucyumvise yumva ko harimo guhishira abibye uyu mukecuru bagasiga banatwitse inzu ye, ari naho urukiko rwahereye ruvuga ko uyu mubyeyi yatsinzwe anacibwa amafaranga 10,000 kandi yaratwikiwe. Urukiko banzura ko atsinzwe uwabuca amafaranga 10,000 kandi yatwikiwe. Alfred Gasana, Minisitiri w'Umutekano, mu kumva iki kibazo neza yasabye ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru kugikurikirana by'umwihariko, ndetse n'abayobozi banditse raporo ihishira abakoze icyaha ari nayo urukiko rwagendeyeho bakabiryozwa. Ikibazo mugikurikirana by'umwihariko abagize uruhare bo nabo ndavuga mu guturika mu kugira gute, niba aribo ufatanyije n'izindi nzego hari umwanzuro ushobora gufatwa, aho ni kimwe. Icya kabiri, mukurikirana igihe cy'ijurira kitarenga bajurire urubanza. Icya gatatu, abo muzasanga baragize uruhare mu gutanga amakuru atariyo mu kugira ngo abantu bagirwe bere kandi ari abayobozi nabo bizabagira ingaruka kuko ntabwo ari. Kugeza ubu Nzabandeba Stephanie ngo ahangayikishijwe nuko abo bamutwikiye inzu ndetse bakanamwiba, kuri ubu ngo bari kuza kumutera ubwoba bamubwira ko bazamwica, ngo ni mu gihe abaturanyi baherekezaga uyu mubyeyi ku rukiko nabo bari kurandurirwa imyaka babaziza ko baherekeje uyu mubyeyi. Umuhoza Honore, Flash TV, mu murenge wa Gashake ho mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.